ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuku Media TV. Uno muhungu w'abanyarwanda James Kwizo wabipanga icyogere mu nkuba, umwami w'abagore banyarwanda kazi mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana nyagasani gukomeza kubana namwe aho muherereye hose. Abantu benshi cyane rero ku munsi w'ejo bari bambwiye ngo James Kwizo wamipangu turashaka kuza kuduhereza icyo bita ubwinu zire zawo ndani ndababwira ni ubwino ubwo ndabufite ariko muze kuza kunyihanganira ku munsi w'ejo ntabwo nari meze neza, niyo mpamvu mutigeze mubura kuri YouTube ndimo ndakora ikiganiro, ariko none nangarutse meze neza cyane kandi ibintu nibwo bigiye kuba bombastic. Magingo aya ku murongo wa telefone mpamagawe n'umugabo bita Benoview ni inshuti y'akadasohoka ya Jackie ndetse baranafunganywe. Mu mbabarire banze mwitabe nawe abanze atubwire kuri bimwe mu bintu nagombaga kuba namubaza. Ibintu rero nagombaga kuba namubaza ni ibingibi. Umuntu bita Jackie ejo bundi aherutse gukora ikiganiro arimo arashinyagurira umwana w'umukobwa uherutse kwitaba Imana. Ndagira ngo mbaze Benoview ntise koko wowe kabyara wowe ibyo bintu warabishyigikiye? Ese uyu Jackie niki cyakorwa kugira ngo ibi bintu byo gushinyagurira abantu ndetse n'ibintu byo kwigira ikimaraze zenge bicike burundu? Niyo mpamvu ngiye kwita mu Rwanda. Salama Benoview. Bimeze bite? Neza. Ubu ndi mu kiganiro. Nekada noneho urimo urasatagura nde? Ya nta muntu mba nsatagura, ahubwo mangira ngo nshyire ibintu ku murongo. Wabyita kubaga. Ya ntago mbaga cyane. Bimeze bite se? Ni fresh. Benoview, uri umwe mu bashuti bakadasohoka ba Jackie cyangwa se uzwi ku izina rya Uwase Sharon, ukaba uri inshuti y'akadasohoka ndetse mukaba mwaranafunganywe. Benoview, Jackie aherutse kugaragara mu kiganiro ashinyagurira umwana w'umukobwa witabye Imana, aho kugira ngo avuge kuzagira iruko ridashira n'ibiki, ahubwo agenda agaragaza ngo abagabo bagiye bamuca mu maguru ngo uburyo ngo yabaga gasho. Benoview, wowe ku giti cyawe icyo kintu cyarakunejeje ukibona iyo video uko nzi ko wayibonye? Ntabwo ndi gukosoreho gato ko sinafunganye nawe. Mwarabisikanye. Mwarabisikanye. Ariko nyine ikindi cyo wenda nshobora kukubwira nuko njye nikoreye ikiganiro uyu munsi ndi kumwe n'umuntu bita Jackie ku telefone. Buriya rwose abantu bakwiye kubigenza gake bitewe n'ikibazo yifitiye we na muganga. Ikibazo afitanye na muganga ni ikihe? Oya nyine ngo yifitiye uburyo bamukurikirana abaganga. Rwose ngo ntabwo ari ngombwa ko rwose ngo abantu bamusubiza mu matiku. Yageze n'ubwo ambwira ko ikintu ngo mushobora kuba mupfa nawe ubwiwe atakizi. Ubwo rero urumva gukomeza mbizi neza ko umuntu avuga ati njyewe mba nkurikiranwa na muganga, noneho akanongeraho ati ariko uretse ko njye nawe umusazi. Nk'uko Jay yabinyita rwose ndumva kujya kumuvugaho kandi yaba ari amakosa. None se ngo nyine nsobanurira nkawe mwagiranye ikiganiro, yavuze ko bamukurikirana mu biki? Koko kera mwigeze kuvuga ko ngo arwaye imitezi yamubanye karande ku buryo n'abandi batangiye kugenda bavuga yuko ngo iyo mitezi irimo iragenda isatira ubwonko, ari nayo mpamvu wenda ubona akora ibintu n'ubundi nk'uwiyahura. Byaba ari ibyo se niba kumva yahakanye ko ari umusazi? Yambwiye kabisa ati ngo nta nubwo ari buze kugusubiza, ikintu kigomba kubaho ni uko wenda ibyo kuba waravuze ko ari umusazi atari umusazi, ahubwo we ngo bitewe n'ibibazo yahuye nabyo by'ihungabana ariyo mpamvu afite nyine abaganga bamukurikirana. Nyine ukumva ko nyine we gahunda afite nta gahunda afite kabisa ngo gukomeza kujya mu bintu by'amatiku. Mbese ngo yamajije guhinduka, nicyo kintu yambwiye. Ikindi ambwira yuko ngo ari no mu nzira y'agakiza, muri iyi minsi ngo ari mu nzira y'agakiza, ngo rwose ngo nta gahunda afite ngo gukora ngo ibiganiro, uretse ko anavuze ngo ujye umukoraho ibiganiro marabitsi ngo bashobore kuba barakwishyuye ngo kugira ngo umuseke. Banyishyura kubera Jackie se? Abishyura nabo baba barabuze ibyo bishyuramo.
abishyura nabo baba barabuze ibyo bishyura pe, niba koko hari uwakwishyura ngo bajye gusebya Jack. Uri kumva? Ikindi kandi Benovie buriya umuvumo urakurikirana, sinzi niba icyo kintu kizi. Jack twaje gusanga ashobora kuba biriya byangombwa avuga ko afite by'indera ntabyo afite, ahubwo ari umuvumo umukurikirana. Bakanye ko nta byangombwa ngo by'indera afite. Ko namubajije amubwira ati se ubundi wowe kuki utigeze uzamuka kuri live ngo uvuge, anyumvisha byo ngo Dumba muzi neza ngo aramutse ngamuzamuye ngo bishobora kwita bijagura, ngo rero ngo yamugiriye neza ngo kuko ngashobora kwita asaga akavuga ibintu ngo bitameze neza. Ibyangombwa by'indera byo rwose ngo ntabyo afite. None se abavuga ko abifite bo babikuye? Nakubeshya kabisa, yabwiye ati nta byangombwa by'indera afite, sindi n'umusazi, ati icyo ukoze bitewe n'ibibazo nigeze gucamo, ati njye mfite umuganga ugira gute umurikirana kugira ngo nyine ubuzima akomeze kugenda nkansaringa gake gake. Tugaruka kuri kiriya cya wa mukobwa witabye Imana, Jack akagaruka akamushinyagurira. Benovie wowe wakivuga iki? Uriya mukobwa rero bitewe n'uko abantu benshi bakomeje kugenda bazibara, ugasanga rimwe na rimwe bamwe barimo kuza bavuga ngo hari ukuntu ngo baba ngo bari babanye, abandi ngo barazira ngo niba ngo ari uko ngo yari afite umugabo ufite amafaranga. Bivuze kuza kuvuga uriya mukobwa yari afite umugabo se, si yari single? Hari ukuntu ngo abantu b'i Kigali cyangwa se ngo abakobwa b'i Kigali babifitiye abantu babishyurira amazu. Ubwo rero bakabona abagabo babo bakaba birirwa babipfa abantu b'abakobwa. Ibyo ngibyo byo bibaho, ugasanga nyine hari umuntu nyine wenda ubayeho nka life nziza ariko hari undi muntu ubigiramo uruhare, ariko bitavuze ko ndi kuvuga uwo mukobwa. Ni muri rusange nyine ugasanga umuntu akazira ariko aba ari ubuzima bwiza, ku buryo se ku buryo ari byo biha uburenganzira uwo Jack w'umusazi kuba yagenda akajya kumushinyagurira akimara kwitaba Imana. Sinamenya nyine ibyabo, sinamenya n'uburyo bazanyemo. Gusa njyewe bakimara kwitaba Imana abonye nyine apostinga nk'umuntu wenda basanzwe baziranye. Ariko nanone ikintu nakivugira, nakibariza nk'abantu wenda bashobora kuba bakora biriya biganiro. Ese ubundi editi ntabwo ikibaho, ntabwo umuntu ashobora gukata ibintu yumva bishobora kwangiza sosiyete, kandi bavuga ko ngo ibyo ngibyo birimo iyicarubozo ari byo bitwika byinjiza amafaranga menshi. Ese niba umuntu akubwira ati njyewe umuntu ashobora kunsaza bikaba ibibazo, kuki utamwumva byibura ngo umenye ibyo umubaza? Si uko se. Ese Benovie ikiganiro cyose cyaciye ku gacano bita Maisha, ko nagiye kubona mbona uwitwa Jack yigize umusesenguzi wa cyane. Ubu Jack niwe ugeze ku rugero rwo kuba yagira mu yanga inama ra. Bajya bavuga ngo ijyi nyine rihananga inyoni bitangana. Ahubwo byaterwa n'ibyo amugiramo inama. Abaye experience wenda yo mu rugo, ntekereza ko wenda ntabwo wenda yigeze agira amahirwe yo gutunga urugo. Ariko ubwo abaye ari ibindi rwose, arimo kumubwira wenda ati yakorera amafaranga. Ntekereza ko kuba wabwira nk'umuntu inama yo gukorera amafaranga bitasaba imyaka. Yego. Ariko abaye ari ibindi bitajyanye n'ibyo, hari inama rusange abantu bose baba bazi zitagombera abantu wera nagiye guterekamo akantu ariko mbonye katagakwiye. Ariko se koko buriya umuntu bita Jack niwe musesenguzi ubu ngubu dusigaye dufite, noneho bakaba bamuzanye muri style nshya y'ibiriyo. Erega burande ntekereza ko rimwe na rimwe impamvu nari buze kuza kumurenganya cyane. Ndakumva. Ndakumva. Ndikukumva.
Yesu witwa Benovio ku murongo wa telefone ntagabashije kongera kuvuga, ariko njye namwumvaga neza. Ariko nanone kandi reka nzamubwiza ukuri, jewe narebye ibiganiro by'uyu mwana w'umukobwa w'umusazi, ibintu yavugaga nge byahise binantera ubwoba. Ndavuga ni niba koko abantu bashobora kujya gutiza platform umuntu nk'uyu nguyu, aba bantu nta mutima bagira pe, n'izina ry'Imana nta mutima baba bagira. Ikintu kimwe nababwira guys, buriya umuntu wapfuye cyangwa se umuntu witabye Imana, kujya kumushinyagurira ntacyo byakongera pe, nta n'amafaranga byakwinjiriza. So abantu rero mushobora kuba mwatiza umuntu w'umusazi nka Jack, mukamutiza platform, mukajye kwandagaza umuntu wamaze kwigendera n'ubundi wamaze kujya mu bundi buzima. Nugusiga ahubwo musonga igisongo mu bisibe by'abasigaye. Ibintu mbivugiya abantu tujye tugerageza views ntizikadushuke, twiyambura ubumuntu, tureke kugira umutima. Ndabivuze.